abigishwa bati twajayo twagira uti ugomba kumenya ko hari inzira abantu batanyuramo. Hari icyapa kibuzanya kunyura ahantu kwirimbi. Yesu ati giki? Abigishwa bati tukubwiye icyapa. Yesu ati ngewe imbaraga mfite zirusha agaciro ibyapa. Abigishwa bati turi kukubwira ko hari umuntu watewe n'abadayimoni. Kubera ubukana afite bw'abadayimoni bamurimo, hari inzira abantu batanyuramo. Yesu ati nubundi ngewe nyura mu nzira abantu batashobora kunyuramo. Bati uwo muntu bene wabo baramujugunye. Yesu ati nubundi ngewe bo naje gushaka nabo bajugunye. Haleluya. Bati uwo muntu ndawe ukimwitaho. Yesu ati nubundi abo batacitaho nibo naje gushaka. Bati ye uwo ni umunyamahane. Yesu ati amahane bayagira ntarahagera. Iyo mpageze nyuranya amaboko. Ndashimira Yesu nyuranya amaboko. Mumukomera amashi. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Abigishwa baramubwira bati n'ukuri bashizeho itangazo. Yesu aravuga ngo ndusha agaciro amatangazo. Ngewe iyongeza hamanitse amatangazo ndayamanura nkamanika yanje. Ahubwo bati hari umuntu watewe n'abadayimoni. Yesu ati bene abo ngabo nibo naje kuruhura. Bati ye ntabwo yambara ubusa yikebesha amabuye. Yesu ati huye n'ibyo byose tutarahura. Guhura kwanjye nawe ni igisubizo. Abigishwa bati Yesu koko iyo nzira ko nta winyuramo. Yesu ati njewe ubwanjye ninje nzira. Haleluya. Abantu bo bareba ibiboneka ariko Yesu ndi kubabwira reba ibitaboneka. Abantu bareba ibizarangira ariko bafite ibitazarangira. Abakumenye bafite amahirwe no ku munsi mubi bazakomera. Murekeraho. Kuba munini rero nabyo ni ikibazo. Dore ibyuya byaje. Ariko Imana yari yarabimbwiye kera nkiri muto. Imana yarambwiye ngo nzakugira umugore munini nini. Mfite imyaka 16. Nanjye mbandikirije ndi Amina ntasheringira Amina. Siko mutanye ugomba kuyibwiza ukuri. Hirambwira ngo uzaba umugore munini nini. Nanjye ndi Amina ariko ntawe wari wambwira ngo azanjyana Amina. Ico gihe napimaga ibiro 48. Uyu munsi ndi gupima 98 kandi ngo ubwo ndi kuri regime. Regime si uzi inyama njya. Ariko ntiwandenganya nanje nziriye vuba. Nziriye vuba rwose. Ningaruka nzababwira ukuntu naziriye. Banza ntarabaha kubuhamya. Noneho rero Yesu abwira abigishwa ati hubwo ariho tunyura. Baraza ngo bagihinguka hafi y'iryo rimbi. Wa muntu utewe n'abadayimoni ngo ava mu irimbi. Araza ati Yesu duhuriye he mwana w'Imana isumba byose. Nkurahiye Imana umbabarire ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Kubera iki? Abadayimoni bari bari muri we bari bamutakishije. Kandi aba badayimoni bari bamaze kumenya imbaraga z'umugabo uje aho ngaho. Naringize ngo nkubwire ngo uyu mugabo witwa Yesu ahakandagiye abadayimoni baridekarara. Muranyumvise ra? Kubera iki? Abarusha imbaraga, abarusha gukomera, nabo ubwo baramutinya. Ariko Yesu nzagukorera. N'abadayimoni baramutinya. Hanyuma Yesu avuga ati dayimoni muvemo. Subundi witwa ngo abadayimoni bati turi ingabo kandi turi benshi. Yesu ati ntitaye ku mubare wanyu ni mumuvemo.
abadayimoni bati Yesu watubabarira tukaja mwaziriya ngurube. Ngo hari ingurube 2,000 kandi abadayimoni bari 6,000. Hanyuma Yesu aravuze ati mushaka, abadayimoni bati dushaka kuja mwaziriya ngurube. Yesu ati nubundi mu byo naje gucungura ntabwo ingurube zirimo, nubundi uwo nshaka n'uyu mwebwe ntaco mpfana namwe, n'izo ngurube ntaco mpfana nazo. Abadayimoni ngo bahita bava muri wa muntu. Ngiye kuguhanurira ubuhanuzi bukomeye muri uyu mugoroba. Ibyari biri kukwirukankaho, ibyari bikubujije amahoro, akira ubuhanuzi buvuze ngo nibita agaciro kuko bihuye n'umugabo birusha amaboko. Nibyidekarare. Iyo byidekaraye ni ikimenyetso cy'uko byamaze gutsindwa. Ntabwo aba bantu banyumvise di. Nibyidekarare kuko ni ikimenyetso cy'uko byamaze gutsindwa. Abadayimoni ngo bava muri wa muntu, baragiye biroshe mu ngurube. Nababwiye ko ingurube zari 2,000, abadayimoni bari 6,000. Abantu bazi imibare nuvuga ngo buri ngurube yakiriye abadayimoni 3. Noneho kubera kunanirwa kwakira abo badayimoni, ingurube ngo zose zahise ziroha mu nyanja. Ndashaka kugira ngo umuntu wese turi kumwe mwiri teranira nkurikire, umva agaciro ufite, umva agaciro umuntu afite. Umuntu yabagamwo abadayimoni 6,000, ariko ingurube igiyemwo abadayimoni 3. Kwiyakira birayinanira, birangira yiroshe mu nyanja. Umva agaciro Yesu yaduhaye. Uyu muntu wabaga mumva yabagamwe abadayimoni 6,000, ariko Yesu yasanze bataramwica. Siko mutanyumvise di? Yabagamwe abadayimoni 6,000, ariko Yesu yahageze abadayimoni bataramwica. Ibitara kwisha cyagihe, ibitara gutsinze muri primaire, ibyatumye ibitaratumye ayisofene dry upfa cyagihe, nubundi uyu munsi ntabwo bikikwishe kuko Yesu muri inshuti. Komera Imana amashi. Uzi kuntu abantu baduhaga iminsi? Uzi kuntu wize bigoranye? Uzi kuntu ku musozi wanyu bavugaga? Yesu we, twebwe papa yigeze abwira mama ngo nta cyiza kizamuturukaho. None dore abantu baturutse kuri mama. Ubu se turi babi? Aya tubwizanye ukuri. Kagasura dufite ni Yesu, ibyishimo dufite ni Yesu. Batwibaza ariko barahebye, hahirwa uwacaniwe n'Imana. Byako kuwacaniwe n'Imana, iranamwenyegereza murekeraho. Ngiye mu ndege bwa mbere ngiye Dubai, narunamye ndarira. Uwo twari turi kumwe abanteye inkokora ati babazimu biwanyu bakomeje kugukurikirana. Nanje ndi ntabwo ari abazimu, ndahubwo nibutse. Reka nkubwire, ibitara kwishe mama kubyara. Uzi impinja zaguye ku bitaro, aho mama wawe bamuhereye uruhinja ruzima, abandi bahakiriye intumbi. Aho mama wawe bamutumye isume, abandi babatumye udukarito. Ibitara kwisha ico gihe, uyu munsi ntibikigushoboye. Abirirwa bagambana nibagambane, abatega indege bakaja kuzana uburozi muri Tanzania nibagende, ariko nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Uzi kurinda Mana, yewe Mana, mumpa amashi.
mumpa amashi tamashi numva dijarihe shiramwo ingoma murekeraho abadayimoni batatu ingurube inanirwa kubakira birangira ngo ingurube ziroshe mu nyanja abungeri bari baziragiye ngo baratatana bagira bate barirukanga baravuga bati twabera twahuye n'abagabo ariko yuwe arenza abo twahuye nabo barirukanka abungeri bakagenda bakagera abantu bari mu tubyiniro bati niko muracakomeje kurara mu kabari ngo muri mu tubyiniro abari mu tubyiniro bati tutaraye mu tubyiniro twakora iki abungeri bati nuko mutazi umugabo dusiza aha hirya ari kurebana n'abadayimoni bakagira isoni bari mu tubyiniro bati ngo iki abungeri bati mureke ibyo byo murimo muze murebe umugabo utanga ubuzima abari mu tubyiniro bati wenda tuzasubirayo ikindi gereka tubanze tuje kureba uwo mugabo witwa Yesu. Haleluya. Abungeri bakongera bakirukanka bakaja kureba abantu bari kunywa inzoga bati niko muracashobora kunywa inzoga abari kunywa inzoga bati none ko ibitoki bigihari abungeri bati nuko mutazi umugabo uri kumara inyota hahijya ari kurebana n'abadayimoni bakidekarara icyampa namwe mukaza mukaja kubareba abari kunywa inzoga bati wenda tuzasubire mu kabari ikindi gihe reka tuje kureba uwo mugabo witwa Yesu. Abungeri bakongera bakiruka bakaja kureba abantu bari kurwana bati muracashobora kurwana hari umugabo ukiza ibisazi agatanga agakiza ntabwo muzi wa muntu wabaga mumva abandi bati turamuzi wikebeshaga amabuye abandi bati turamuzi ubu Yesu yamuhaye ubuzima yicaye afite ubwenge nk'abandi abari kurwana bati wenda tuzagaruka ikindi gihe reka tuje kureba ibyo bitangaza biri gukoreka twasomye ngo abantu baza ari benshi siko muri Bibiliya yawe handitse abantu baza ari benshi baza kureba ngo bageze aho Yesu ari basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye afite ubwenge nk'abandi kandi ngo yambaye baratinya bati uyu si niwe nawe akababwira ati ni njyewe none se ko tuguheruka wambara ubusa byagenze gute undi ati nambaye ubusa ntari nahura n'umugabo uzi kwambika uzi ko murushe di murashafashwa ntabwo munaniwe Haleluya. Babandi bahuruye baraza ibyo mubyihorere baraza basanga wa muntu yicaye yambaye udukweto twiza bati burya si nawe uzi kwambara congo undi ati nambaye bodaboda ntarahura n'umugabo uzi kwambika ndashimira Yesu aho muhuriye amateka arahinduka ineza ya Yesu si ya none ahubwo irasanzwe iyakurengeye batazi kuzarengerwa iyagukuye kwiseta iyakurinze bashaka kukwica iyakurukije y'amarozi iyarwanya urugamba utarushoboye iravuze ngo n'uyu munsi ikomeje kukurengera subi iminota wambaye ntabwo irangiyera ngewe uyu mubona ineza Yesu narayibonye ngewe maze amezi ane nshatse twakubitanye n'inzara nge n'umugabo imiryango itwibagirwa nk'abapfuye kandi duhari ariko Yesu utibagirwa basenze. Haleluya haleluya. Akira ubuhanuzi buvuze ngo nubwo byasamye ntabwo bizaguhekenya uko byasamye siko bihekenya. Imana ifite ubutabazi burenze iby'ibiguhiga ibiguhiga bizarangira ariko ineza Yesu izahoraho. Muvuge ngo amen. Duhura n'ikigeragezo cyitwa inzara
umutware wanjye naravugaga ngo sheri inzara iratujya muvuga muzina ndavuga nti sebaso ati sheri none wumvuze mwizina nti witwa Damascene ati ko mbwiraga ngo ndi sheri nduri sebasore Jean Damascene. Umunsi wa mbere turaburara, wa kabiri turaburara, umunsi wa gatatu turaburara, umunsi wa kane arambwira ati Hagimana mwavuganye ngo iki? Hajya wewe ntabwo wavuganye nayo? Ati ni wewe wavuganaga nayo cyane cyangwa burije dutaye. Ndi Imana yaravuze ngo tuzajya, ati none twicishije inzara ndi buretse nje kuyibaza. Nubwo nari mfite inzu itari nziza ariko nari narashize mu icumba cy'amasengesho, ndagenda mfukama mu nzu mu cyumba mbwira Imana ni ko wowe Imana kwambwiye ngo tuzajya none inzara ikabitwishe. Imana irambwira ngo mwana wa humura mugiye kurya, ngira ngo nako kanya naho ivuga ku itangiriro ikavuga ku iherezo, hagati kahagira ibanga. Ariko nubwo hagati hagira ibanga naho irahakora. Iyi Mana ivuga bike ariko igakora byinshi. Hari n'ibyo ikora kandi itarabivuze. Se muranyumvise? Hari ibyo ikora kandi itarabivuze. Imana ivuga bike ariko igakora byinshi. Ubwo sejo bundi 2019 twiteguye Vision 2020, buri wese aravuga atumva nubwo ntaba naraguze imodoka nzagura moto. Ndati nintagura moto nzaba mfite igare. Ariko Vision 2020 twagiye gutungurwa n'itangazo we, insengero zizakomeza gufungwa, utubari tuzakomeza gufungwa, amashuri azakomeza gufungwa, abanyarwanda bose barashishikarizwa gukaraba intoki bashiramo metero. Umudive nawe bararirimbye ngo mu byo twari twiteze twari twapanze mwigana migambi coronavirus ndi warurimo. Hari wari warayipanze ariko no muri corona Imana yabanye. Ababonye Imana muri corona mutanga abandi mutere haleluya. Ababonye Imana imipaka ifunze, ababonye Imana turi muri guma mu rugo. Data wa twese uri mu ijuru we, kuwa mbere guma mu rugo, kwa kabiri guma mu rugo, kwa gatatu hariko twabonye Imana, twabonye Imana turi muri guma mu karere, twabonye Imana amasoko atari kure. Twabonye Imana. Mana wangiriye neza, Mana nanjye ndagushima. Dalala tata ntabwo wandemanya amahembe, murekeraho. Yewe mureke dutahe. Ariko rero namwe muzikoshanya ndataha kure. Iri iwacu hari isoko ryitwa Mahoko. hari igisambo baherutse gufata cibye baragikubita inkoni zikirembeje kiti mureke mbabwire. Bativuga vuba tugukubite. Igisambo kiti murabizi mungirire vuba ndataha kuri. Bose barasetse igisambo kiba kirabacitse da. None rero ndataha kuri. Ariko rata aho gutinda mu bitaro twatinda mu rusengero. Ami wanjye Yesu uri ngabingingira ngo simbere n'inyuma
singikangwa na satani, ngo simbere ni nyuma, singikangwa na satani. Murekeraho kuko amasaha aragiye. Wewe wicaye imbere, haleluya, haguruka. Mbonye hari umuntu wari ukwiteze agambiriye guharabika izina ryawe, kukuvuga uko utari, akagusebya, akakwandagaza. Ariko mbonye marayika aje ahagarara hagati yawe n'uwo muntu. Umuntu yashaka gufata imyambaro yawe ngo akwambike ubusa, akabafashe mu mugongo wa marayika, akabacitse intege. Imana irambwiye ngo ihagaze hagati yawe n'ibyari byiteze kugukoza isoni. Hanyuma iyicarire. Ndangije rero gusenga, Imana ivuze ngo turarya, ngira ngo nako kanya mba ndaje, mbwira umutware ndi sheri, ubwo mpita nongera kuvuga ngo sheri, ntiwongere kurira, ntiwongere kuganya, Imana ivuze ko tugiye kurya. Atubwara Imana ibivuze amen, turongera turaburara. Noneho nari nihagazeho nanje, ariko kuko nari ntwite, abamama mwebwe murabyumva vuba, sinzi ukuntu nafashwe n'isereri, ndebye mu zuba gato mbona abazungu bari guceza. Naho ntabwo ari abazungu ahubwo ni isereri. Nanje mba ngiye kuryama, nabuze ibitotsi, ariko mw'abantu b'Imana inzara iraryana we, inzara iraryana buri bitotsi. Kare ngiye kumva numva umuntu arakomanze, inzi ukuntu nahengereje guca, nabaga ndi mu cyumba cyanjye nkarebana n'umuntu uri hanze. Takure Imana itakura umuntu. Mureke mbabwire, ni muhumure, umugabo twiringiye arashoboye. Akura ibishoboka mu bitari kuzashoboka, ibitagira ishusho biha ishusho, ibyari bipfuye arabizura. Abatananiwe mu mpera uyu mugabo amashe. Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko bimurekeraho. Noneho mbona n'umuntu ufite akantu ka envelope, ndagenda mukinguriye, arambwira ngo Nyirapasi kubuzima urimo ndabuzi, ariko nanjye nta kindi mfite nkuzaniye ubu bugari. Ubugari narabufashe, navuze indimi nka 50, ndi utereze keri peda amina. Ndi kwishimira ubugari, mba ndinjiye mu nzu, mfata udukwi ndacana vuba vuba, ubugari nshikiraho gakenda teka. Ubugari buhiye nshaka isosi, n'isosi ndayibura, ariko nibuka ko dufite amazi mu nzu. Mfata amazi ndayateka arabira, nyashyira mu isorori, ubugari mbushira ku iparato, ndagenda mbwira umutware ndibyuka nahishije. Araza ari kwihuta, mbamuhaye amazi arakaraba. Akimara gukaraba, abapfunduye ya sorori, kuko ubugari bwawe buri ku iparato. Abarapfunduye ati nayo turakaraba. Ntoya nti ni isosi. Ati ngo iki nti ni isupu. Ati turayijya gute? Ndi guco nyine. Umugabo yakoze matiwe, tiko ndi kumva bitaryoshe, nti hangana. Ariko abakoze mu ubwa gatatu biramunanira. Ngiye ubugari naraburiye n'amazi ndayagotomera. Umugabo aja kuryama. Nimugoroba ndongera nshana umuriro, ndagenda mfataho ubugari bukeya, ndatetse, ndongera ncusha amazi arabira. Umugabo ndagenda mubyutse, araza arongera ati nani y'amazi? Ndi bativuga ngo ni isosi. Ati ngo iki ntivuga ngo ni isupu. Mu gukora mamize mbona amarira arazenze aramanutse. Kuva nabaho niho nari mbonye amarira y'umugabo. Nahise ngira umubabaro, ndavuga nti Imana warambeshe, uwakugira twe wehaye amazi n'ubugari wabirya. Imana iraceceka. Ndavuga nubwo Imana icecetse, reka mbwire Yesu niwe waducunguye. Ndahaguruka noneho nti Yesu, wowe nasco n'umwuka wera, ubu bugari busigaye ndabubazanira ku musozi, kandi
bavandimwe nta n'isosi ndabatekera. Hoshi amina. Naraye ntasinziriye kare saa 9 z'ijoro. Narahagurutse mfata ubugari bwasigaye n'akajerekani n'umwuko n'ikibiriti n'agasafuriya. Nakoze urugendo rw'amasaha 5 n'igice kandi ntwite n'amaguru. Nja ku musozi witwa Ndabirambiwe. Najaga ndumva ngo hari umusozi witwa Ndabirambiwe. Ngeze kuri uwo musozi nahasanze iteraniro rinini. Ndavuga nti iteraniro ntabwo narijyamo ninjye wageragejwe kuruta abandi. Iyo uri mu kigeragezo wibwira ngo niho wenyine, ariko ndagira ngo nkubwire ko ntabwo ari weho wenyine, humura. Hanyuma narihereye ndavuga nti Yesu twumvikane nta mikino, wowe naswo n'umwuka wera. Ubu bugari ni mwebwe nje kubutega, nta n'isosi ndabatekera. Hoshi amina. Nacanye umuriro ndi kwitotomba, umuriro urafatwa, tereka agasafuriya n'amazi, amazi arabira, nteka ubugari ndi kwitotomba. Ti Yesu twumvikane nta mikino, wowe naswo. Ubugari bwarahembushira harandi Yesu nta mikino. Nategereje Yesu ndamubura, tegereza Imana ndayibura, ndatangira ndarira. Ariko mu minota mike ngiye kubona mbona umugabo usanzwe araje ahetse igikapu cyo mu mugongo, arambwira ngo mada, ubugari watekeye Imana. Nshuti zanjye, Imana iriho. Ntuzibwire ngo Imana izazi wawe n'ibirenge. Ntuzatekereze ngo izahagarara hano ari yibabwiriza. Uku niko Imana ivuga. Ndakanwa cy'Imana, Imana iri muri njye. Igihe cyose uzabona umuntu w'Imana guhagaze imbere, uzajya umenya ko ari Imana iri kuvugana nawe. Imana ikorera mu bantu yaremye. Mbona umugabo araje arambwira ati mada, ubugari watekeye Imana. Irambwiye ngo ninze mbuge. Nahise ngira ubwoba, bujya twivovota Imana itaraza. Nahise mvuga ngo nwese ni weho Mana? Ati ndi umukozi wayo. Ubugari yarabufashe umugabo araburya, n'agasafuriya aragakomba. Ntabwo ati yo ubugari watekeye Imana ngo buryohe we, arakomba. Arangira ati mada, ati ndagiye. Nti none kugiye? Ati Imana irambwiye ngo ngusigire kino gikapu. Igikapu naragifashe mfunguye, nsangamo ibitenge 2 bya Wagisi. Ntabwo nishimye. Navuze ni Imana, sinagusabye ibitenge, nagusabye ibyo kurya. Numva ijwi rituje rimbwiye ngo mwana wa, bujya mu bibazo tuba turi kumwe nayo. Kwa kundi uba uri kwivovota, Imana muba muri kumwe. Numva ijwi rirambwiye ngo mwana wa, kora mu mufuka w'imbere urasangamo icyo nakubikiye. Nafunguye umufuka w'imbere mu nda mu gikapu, nsangamo 60,000. Nuzuye umwuka wera, mvuga indimi nka 50, ndi utereze kerepetese amina. Numva ijwi rirambwiye ngo iryo ni itangiriro ryo kurya, uzarya kandi uzagaburira n'abandi. Ubu subu muri kubona ndi umugore w'inzara? Oya tubwizanye ukuri. Umugore wambaye guca nijoro, ubwo se ari kumanywa. Crefan près d'une rose qui n'a insisté dans les cheveux n'est pas. Dufite Imana inyuranya amaboko. Aho wari gukorerwa n'isoni ukahatabarirwa, aho wari gusuzugurirwa akaba ari uherwa icuba, ibyari kugusebya Imana ikaguha agaciro bigihari. Abacukuye inzobe Imana ikazisiba bagiye. Iyi igiye kugutabara ntabwo ije kure y'aho wasebeye. Aho wasebeye niyo ugusebezurira. Mureke dusenge. Oya nzagaruka, ariko nzagaruka kubabwira ukuntu nimuye umurozi. Izo zari ingingo z'ingenzi. Amakuru arambuye ni 6:45. Noneho abavuye mu kabara, bavuye mu tubyiniro ngo bageze aho Yesu ari, basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni aricaye afite ubwenge nk'abandi. Baratinya bati bigenze bite? Uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni ati nasaze ntarahura nuzi gukiza ibisazi. Ibibazo ufite,
Yesu abifitiye igisubizo. Uko bingana kose, ubwo Irene die ziniden uri inshuti na Yesu, byose birashoboka. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Ubundi subwi minota ndiyagera. Ubundi hari abamarayika bashinzwe kuturinda. Hari abamarayika, hari uwitwa Rafael ashinzwe kuturinda. Niyo mpamvu uje kumva umutwe urakuriye. Yesu we uzi ko ndi kumva ngiye nko gusara, uje kumva umuntu araje kuvuga ati Imana iravuze ngo ikurinze ibisazi. Hari marayika uturinda witwa Rafael. Niyo mpamvu unyerera gake muri dushe uti Yesu we nari mfuye this. Burya ntabwo ari ukuzi kwiramira. Hari marayika witwa Rafael. Hari uwitwa babwira undi witwa Mikayeli. Mikayeli we ashinzwe kuturwanirira. We niyo bibaye ngombwa afata n'ubuhiri. Abanzi bawe baje kuzana uburoza agafata ubuhiri ati mwibeje. Waje gusanga ugasanga basubiranyemo, bakagutegera mu nzira ngo barakwica, watambuka bakagira ubwo. Burya si wowe batinye Mikayeli. Mwakomera Imana amashyi. Hari n'uwitwa Gaburiyeli ushinzwe kuzana ubutumwa. Wa wundi wasanze Mariya akamubwira ngo ugiye gutwita. Niwe Imana ikoresha. Ukumva muhanuzi aravuze ngo izakujyana muri Amerika, uzabyara umwana w'umuhungu. Ni marayika Gaburiyeli uzana ubutumwa. Turashimira Imana iduha marayika Rafael utuzinekrene Daigron uturinda. Marayika zendene Daigron dai izime de kofipe izinede. Niyo mpamvu rara mu nzu marijo zirimo ikazenguruka ntiyibeshe ngo ize mu kanwa. Iyo igiye kwibesha Rafael aravuga ati ako nakanwa k'umukozi w'Imana have. Marijo ati ndabyumvise boss. Iyi Mana igiye gutabara umukiranutsi byaremwe byose bitiza amatwi. Naringize ngo nkubwire ngo Yesu adutabara atitaye ahadusanze. Ubuzima bwose urimo, ubwo wanyuzemo n'ubwo bugoye, ntabwo bwabuza Yesu kugutabara. Mureke twongere tumugirire icyizere. Haleluya. Uyu muntu wari warishwe n'abadayimoni, wari warafashwe n'abadayimoni, nawe yarahagurutse ahimbaza Imana. Uzi kurinda Mana, ku birenge byawe niho natabariwe. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko azangirirane. Baba bari kuri banke ya Beka baje kona bakabona na watonze umurongo bati uyu si wa wundi wabaga mu mvara, undi ati nabaye mu mva ntari nahura n'utegeka imva. Haleluya. Bagera kuri Populaire bakabona na watonze umurongo ati umwana wanje yiga hari igisenyi mu mpereze borodore nga y'amafaranga. Bati uyu si wa wundi bari barabohesheje iminyururura, undi ati bamboshe ntarahura n'ubohora. Kuzaniye amakuru avuga ngo Yesu agutabaye atitaye ahagusanze. Ibyo bakuvuze bitaye agaciro. Igifite agaciro nico Yesu yakuvuzeho. Haguruka dusenge. Haguruka dusenge. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashaka kukubwira ijambo riryoshe rivuze ngo Yesu akiriho nta byacitse. Yesu akiriho nta byacitse. Amajwi yose agusakuriza Yesu ahagurutse atagaciro. Abakuvuga Yesu ahagurutse batagaciro. Mana Data twese uri mu ijuru, ise umwami wacu Yesu Kristo, warakoze kuduha Yesu. Yesu warakoze kudutabara utitaye aho udusanze. Benshi twavukiye ahantu habi, twari tuzi ko nta cyiza cyaduturukaho, ariko duhuye nawe amateka arahinduka.
ntabwo tuzakuvaho, ntabwo tuzakuvaho, ntabwo tuzakuvaho. Wowe ufite ubuzima bwa none ukagira n'ubw'ejo, ibitariho urabirema bikabaho. Aho twari kugwa warahahagaze, ibyari kutwambika ubusa ubikubita bitaratwambika ubusa, wadutabaye bitaratwica. Turacyafite amahirwe. Ibyishe ingurube twebwe byaratunaniye, ibyishe inkoko twe byaratunaniye, ibyishe inkwavu twe byaratunaniye. Inka twavukiye rimwe ntizigihari, ariko twebwe turacariho. Haleluya, haleluya, haleluya. Duhaye agaciro amaboko Yesu yakoresheje, duhaye agaciro icyubahiro yasize, duhaye agaciro ubwiza yasize, duhaye agaciro ineza yaduhaye, kuko ineza ya Yesu si ya none gusa, ahubwo irasanzwe. Imana irambwiye ngo buri wese nazamura amaboko. Imana izanywe no gutanga imbaraga ku bantu barindiriye mu nzu yayo. Imana yirukanye ibyari bishaka kubakoza isoni, ije kubaka umurimo wayo kuruta cyane ibishaka kuwusenya. Iravuze ngo umuntu wese wateye intambwe akaza afite umutima wo guca bugufi, Imana iravuze ngo imuhuje n'iby'umumaro, imuhuje n'ibyo yaje gushaka. Abari bari kurira Imana irabahojeje, abari bafite indimba Imana irabatabaye. Yewe wakoromerekeye mu rusengero, Imana ikuzana icomoro kiruta igikomere wakomeretse. Imana yongeye umubare mwinshi w'abakizwa, igabanije uw'abarimbuka. Ubwami bwayo irabwaguye. Mbonye urusengero rwa etaje kandi rutari hano, mbona urusengero rwa etaje. Imana irambwira ngo ije kubaka umurimo no gusenya abashaka kuwusenya. Imana ikijije indwara z'amayobera. Iravuze ngo nimuhumure, umugambi wayo uracakomeje. Mutegura amasengesho y'iminsi 2. Imana ije kwirukana umurozi wabigize umwuga, Imana ije kwirukana abasambanyi bananiwe gukizwa, Imana ije gutanga agakiza k'umwimerere gafite imbaraga. Aya masengesho muyategure, ubwami bw'Imana bugiye kwagukira muri mwe. Imana iravuze ngo ije kwigisha abantu ijambo ryayo no gutuma basobanukirwa. Ababyeyi, abamama barimo no mwese muzamura amaboko, abamama mwese muzamura amaboko. Abamama, Imana iravuze ngo yubatse ingo zari zisenyutse kandi itanze amahoro ku bari bayabuze. Imana kandi yaguye elebont, imbago mu ngo zacu. Iravuze ngo irabakunda, nimuhumure ntabwo abanyabyaha bazabuza abakiranutsi gutabarwa, kandi Uwiteka arabanezerewe, Uwiteka arabishimiye. Yesu we, Imana yirukanye impfu muri twe. Imana yiruka tapase zoni tesofeketa sinode lala tosenogero fesope. Imana igukuyeho urupfu, Imana igukuyeho urupfu, Imana igukuyeho urupfu, Imana igukuyeho urupfu, Imana igukuyeho urupfu. Nimwakira ubutabazi bw'Imana, kandi amahoro y'Imana ari kumwe namwe. Imana irabarengeye. Tugukomeye mu mashi, tukuvugirije impundu, urakabyara uragaheka, ntituzakuvaho none n'iteka ryose. Amen. Murakoze cyane, ndabakunda.